Hari mu gitondo intambwe imwe agisohoka mu nzu ye imodoka yaramugonze. Utuganira ati umugabo yarapfuye icyo gihe bigombe kuba byari inzozi. Arangije arabyuka. Undi munsi mu nzozi neza byabaye nk'ibyabaye umunsi wari wabanje arongera agongwa n'imodoka. Yongeye kubyuka nibwo yatekereje ko afite amahirwe ya kabiri rero yo kurokora ubuzima bwe. Ntiyongere kugongwa n'imodoka. Yarabigerageje nanone gusa nanone imodoka iramukubita. Umunsi wari ukurikiye imodoka yarongeye iramukubita gisubiramo hatitaye ku cyo yari yakoze cyose. Ntabwo yabwa yacika urupfu. Nitwa Samuel Mugisha. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima kora subscribe nona. Niba utarayikora ntuzagira acikwa n'ibiganiro mu gihe kizaza byacu byose. Ikaze. Ni gute birangaza byangiza ubuzima bwacu ku buryo bigera naho ubuzima tuba tutabugarura. Uyu mugabo umunsi umwe niwe yabitekerejeho. Ati noneho yarebye anashyira mu gaciro buri gace ka buri segonda uko yagiye agerageza gucika urupfu no kurokora ubuzima bwe. Gutekereza cyane yakoreshaga guhangayika n'ubundi imodoka yaramukubitaga. Nibwo yaje kumenya ikintu kimwe. Buri gihe imodoka yamugongaga ari kureba ku isaha. Uko yageraga ku muhanda yarebaga ku isaha. Aho kureba hirya no hino ngo yambuke yireberaga ku isaha. Buri uko imodoka yamugonze cyangwa se yamugongaga yararangaye arangariye isaha. Nibyo bisobanura ibyo ngibyo. Yaragarutse reka zurebe. That's when it clicks. Distraction is a form of death. Ubu noneho yambutse neza. Ati kurangara n'ubundi bwoko bw'urupfu. N'umugabo tuganirira ntabwo urapfa atariko kubera ko ibirangaza n'ubundi bikuzuye n'ubundi usa naho utariho. Ati uzasanga uri kumwe n'abana bawe nk'umuryango mu rugo gusa uri muri telefone ureba ama video, uri kurya, uri ku meza, uri muri telefone, uri kwandikirana, uri mu mwanya wo kuruhuka ariko mu mutwe ntabwo hari, uri guhumeka ariko ni nkaho utariho. Ubwo uyu mugabo yahagaritse kurangarira isaha agatangira kwita ku bintu, nicyo gihe yatangiye kubaho ubundi bushyashya. Turamutse tubayeho nta telefone, nta TikTok, nta Instagram, nta YouTube, ubuzima niho bwaba ari bwiza. Ntukeneye undi munsi ngo utangire ubeho. Ukwiye gutangira kubaho muri iyi si yuzuye ibirangaza uyu munsi. Kuba uriho ntibivuga kuba uri guhumeka gusa umutima wawe uri gutera. Nuko uriho bya nyabyo. Nuko nguko dutangiye. Aya namwe mu masomo agaragaza ingaruka zo kurangara no guhuzagurika, ariko kandi nuko wabyirinda muri ubu buzima. Duhumba iki iyo twarangaye, duhumba iki iyo turangaye. Mu gitabo The Value of Deep Work, imbaraga zo gukora cyane, cyanditswe na Cal Newport, Rules for Focused Success in a Distracted World, amabwiriza yo gukora biganisha ku ntsinzi muri iyi si y'abarangaye. Uyu mugabo avuga ko hari umumaro wo gukora ibintu ariko wabishyizeho umutima wose, by'umwihariko ku bintu bidusaba kubikora twabishyizeho umutima. Avuga ko umusaruro uturuka mu bikorwa twakoze, guhanga udushya twanyatwo byose bituruka mu bihe byinshi dukora cyane bigenda byiyumekanya cyangwa se byiyongeranya tutarangaye. Nyamara ibyo bikaba bigoye kubera ko ubwonko bwacu bumeze nk'umuzinga w'inzuki, nyamara uhatse inzuki nyinshi cyane ariyo makuru twakira buri segonda aba ari menshi. Ku muntu ushaka gutera imbere no gutanga umusaruro mu byo akora, aba agomba kubanza gusobanukirwa ibiturangaza cyangwa se ibimurangaza bituruka indani muri we agendana nabyo n'ibyo hanze, internal and external triggers. Kugira utakaza attention yawe akenshi bizaturuka ku mpamvu ebyiri: impamvu z'indani ugendana nazo cyangwa se zikurimo, n'izo hanze. Neil Eyal mu gitabo yise Indestructible: How to Control Your Attention and Choose Your Life, ni gute wagenzura uko wita ku bintu ugahitamo ubuzima bwawe. Avuga ko ibirangaza atari bigaragara hanze nka telefone, notification, imbuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo gusa, ahubwo hari n'ibiturangaza bibi indani muri twebwe. Ibyo birimo umunaniro, ubwoba, kurambirwa, irari ugirira ibintu n'abantu, abagore. Ako ngako ni ngiye ukongeye. Ariko avuga ko ibanga ari ukuvumbura no kumenya umuzi na gitera utera uburangare bwawe
aho kugerageza ahubwo kurwana no kugenzura ibimenyetso byabyo. Igihe wifuza kubirwanya birumvikana ni ibirangaza. Wabasha gutsinda ibishuko kandi watsinda abagushora mu kunywa inzoga igihe cyose uzabasha kugenzura no gutsinda abo muzisangira, ukabasha kubakwepa cyangwa se kubacika, kuruta igihe uzagerageza ahubwo kuva ku nzoga ubwazo. Watsinda cyane isesagura, ukaritsinda neza cyane ubutazagaruka igihe wabasha kugenzura ikujyana muri uwo murongo kureza kurwanya isesagura ubwaryo. Hari imbaraga zihishe mu myitwarire yawe, ariko kandi no guhozaho ku buryo iyo myitwarire wahisemo idahindagurika. Atomic Habits ni igitabo cyanditswe na James Clear. Muri iki gitabo no mu gitabo The Power of Habits, imbaraga z'imico n'imyitwarire, Charles Duhigg avuga ko ibikorwa byacu bituranga, ariko kandi no kugenzura no kurwanya ibirangaza byose duhura nabyo byose, ibyo byose bishingira ku mico n'imyitwarire ituranga. Avuga ko uko uzabasha kugenzura no kurema ubuzima n'imico bikwigisha cyangwa se ikwigisha kuguma ku ntego byoroshye, ari nako urema ubuzima n'imico igufasha kwirinda ibirangaza, ariko bizakorohera cyane kubasha gutsinda ibishuko. Byakoroha cyane ndetse cyane kurenza kuba warwanya gukererwa mu kazi uramutse uvuze kutazongera kubyuka nyuma ya 11 za mu gitondo. Biroroshye cyane kwirinda kubyibuha nurema umuco wo gukora siporo no kurya ibiribwa bizima mu buzima bwawe. McGonigal muri The Willpower Instinct ni igitabo. Kelly McGonigal avuga ku mumaro wo kwirinda cyangwa se kwifata, kwikontorora, self control. Buriya ubushobozi bwawe bwo kugumya wifunze umukanda ntabwo buhoraho. Niyo mpamvu byuka wihaye intego yo kutazanywa inzoga muri uku kwezi, nyamara nyuma y'ibyumweru 2-3 habura kimwe ukongera. Iyo umaze kumva ko izi mbaraga zawe bifitemo zo kwifata uko zikora, ko habaho n'igihe zirangira, uzatangira kwiga gufunga umukanda cyangwa se no kwifata na cyagiye ushaka kuva ku ntego wihaye, kandi uzakomeza uko nguko ni nako uzacika ibishuko. Kwiga kuvuga hoya mu gitabo Essentialism cya Gregoire Macon ndetse n'icyitwa The One Thing, ikintu kimwe, igitabo cyanditswe na Gary Keller na Jay Papasan, bavuga ko burya kwita ku bintu bifite icyo bisobanuye kuri wowe kandi ukavanaho byose bitagize icyo bivuze, buriya ari intwari ikomeye cyane mu gutsinda ibishuko. Buriya kwemerera ibintu byinshi, kuvuga yego kuri gahunda nyinshi utapanze, bivuga ko bitera umujagararo no kutita ku bintu byari bikwiye amaso yawe no kwitabwaho, ari nako ibishuko biba byinshi. Ati burya hari imbaraga zo kuvuga hoya, guhakana cyane ku bintu bidafite icyo bimaze. Ubwonko bwa muntu ntabwo bwubatse mu buryo bushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe. Barabivuze ngo imirimo 2 yananiye impyisi. Ibyo byumvikanisha impamvu iteka dukeneye uburyo n'amayeri yo kugenzura no kubika amakuru menshi twakira tuyabika mu bwonko. Dutuye mu isi uyu munsi aho ubwonko bwacu bwakira amakuru menshi icyarimwe. Daniel J. Levitin mu gitabo The Organized Mind, Thinking Straight in the Age of Information Overload, uko watekereza biri ku murongo muri iki gihe amakuru ari menshi cyane. Hari abantu benshi bemeza ko kwemera ko uca mu bihe bigoye cyagiye warambiwe ukemera ukabicamo ngo bituma utekereza neza kandi ugahanga ibintu bishya. Aho kumva unaniwe ngo wirukire kuri WhatsApp na TikTok, jya ufata umwanya wawe witekerezo. Dutekereza kenshi ko uko dukoresha ubwonko bwacu cyane ariko dukora tunatera imbere, gusa rimwe na rimwe ibi byisha cyane uburyo n'ubushobozi bwo guhanga ibitekerezo bishya no gutanga umusaruro uhamye. Nimwige kugenzura no kwita ku bibarangaza. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi ku bibera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora, ndetse wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi by'ubwenge. Ntibibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi. Ndabakunda mwebwe mushyigikira. Nitwa Samuel Mugisha.